Iyo uganiriye n'abakozi bo mu bigo bitandukanye usanga buri wese intego ye ari ukuzikorera mu gihe runaka, kabone n'ubwo yaba ahembwa amafaranga y'umurengera. Ari muri ba bandi rimwe na rimwe bivuga ko bagezeyo. Muri abo harimo n'ababa bagikorera abandi ariko afite ubushabitsi ku ruhande, ku buryo intego ari ukubona amafaranga runaka azifashisha mu kuzamura, ubundi agasezera akajya gutangira urwo rugendo yiyemeje. Kwikorera biraryoha, bitari uko ushobora kwinjiza harenze ayo wabonaga ku mushahara wawe gusa, ahubwo hari n'ababikesha amaramuko. Ni ukuvuga ko hari abakozi baba muri ubwo bushabitsi bwawe baba hari uko baje muri iyo mirimo. Ku rundi ruhande ariko, kuva muri icyo cyiciro cyo kuba umukozi mu kigo runaka ukajya guhanga imirimo yawe, ntabwo bipfa kwizana gutyo gusa. Ni ibintu ubanza gutegura, haba mu buryo bw'amafaranga ndetse n'ibitekerezo, ku buryo udakurikije ibi bintu tugiye kugarukaho udakwiriye gutekereza uwo mugambi, kuko ushobora kwisanga wabuze intama n'ibyuma. Nitwa Nizeyimana Private. Ni ryari ushobora kureka gukorera abandi? Iki kiganiro cyitwa Mind Power, mugikurikirana kuri radiyo Agaciro buri wa kabiri saa 9:30 z'umugoroba. Cyambere, kuba amafaranga winjiza akubye kabiri akenerwa mu kugura iby'ibanze nkenerwa. Mbere yo gutekereza kureka akazi usanzwe ukora ugahitamo kujya kwikorera, ugomba kubanza kumenya niba amafaranga uzajya winjiza mu gihe wa mushahara wahagaze ashobora gukuba ukoresha mu kugura ibintu nkenerwa inshuro ebyiri byibuze. Nko mu Rwanda, iyo tuvuze ibintu nkenerwa tuba tuvuga wenda ibyo kurya, amafaranga y'urugendo, ay'ishuri, ayo kwivuza, amazi n'umuriro, inguzanyo z'igihe gito za banki, tutibagiwe n'ay'isuku n'umutekano. Mu busanzwe abahanga mu by'ubucuruzi bavuga ko ubucuruzi na nyirabwo aba ari nk'abake bahuriye ku mugabo umwe. Uretse urukundo n'ubumuntu bwazamo umuntu akaba yasangira na mukeba we, ahenshi baba barebana y'ingwe. Ni nako bimeze ku muntu ufite ubucuruzi n'umuryango we, kuko iyo afashe amafaranga yo mu bucuruzi akajya kuyakemuza ibibazo bisanzwe umuryango ufite, birangira bwa bucuruzi buhombye. Iyi niyo mpamvu ikigo kigenzura ibijyanye n'ubucuruzi cya Global Entrepreneurship Monitor kigaragaza ko ibigo byateye imbere bigera kuri urwo rugero ari uko amafaranga yinjiza agomba kuba akubye kabiri ibiyatwara, ndetse umuryango n'ubucuruzi ukaba kwa kuboko kw'iburyo kutamenya icyo kw'ibumoso gukoze. Icya kabiri, amafaranga ubitse ku ruhande ashobora gukemura ibibazo kugeza mu mezi byibuze 6. Inzobere mu bukungu zigaragaza ko umuntu ushaka gutangiza ubucuruzi cyangwa ubundi bushabitsi bwagomba kuba afite amafaranga abitse ku ruhande adafite ikintu yagenewe, ashobora kumutabara mu gihe yagize ikibazo gitunguranye mu gihe cy'amezi byibuze 6. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Bankrate bugaragaza ko 40% by'abatuye isi badashobora gukemura ikibazo gitunguranye cy'amafaranga agera kuri 400 y'amadolari, ni ukuvuga aharenga ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bigaragaza ko umuntu udafite bene ayo mafaranga ashobora kumugoboka mu bihe by'amage, ubucuruzi bwe buba buri mu manegeka. Icya gatatu, ni ubumenyi buhagije mu byo wimukiyemo. Niba wiyemeje kureka akazi wakoraga kaguhaga amafaranga ya buri kwezi ukajya kuzamura ka kantu kakwinjirizaga ku ruhande mu bucuruzi bufatika, bisaba kuba ufite ubumenyi buhagije muri ibyo bintu ugiyemo kugira ngo utazicuza ugahomba umwanya n'amafaranga. Kuba witwa kuri umuyobozi mukuru w'icyo kigo wiyemeje kuzamura ntibirangirira muri icyo cyubahiro gusa, ahubwo bisaba kuba ugomba kuba ufite ubumenyi buhagije mu gukora ubwo bucuruzi ugiyemo, burimo nko kumenyekanisha ibyo ukora, ubumenyi mu by'imari, gufata neza abakiriya n'abakozi n'ibindi. Ibi binashimangirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare, aho mu mwaka wa 2022 cyagaragaje ko bimwe mu bihombye ibigo bitandukanye birimo n'ubumenyi buke bwa bamwe mu bayobozi n'abakozi babyo. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe umurimo Bureau of Labor Statistics kigaragaza ko 20% by'ibigo by'ubucuruzi bifunga umuryango mu mwaka wa mbere byatangiyemo. Mu mpera z'umwaka wa kabiri nabwo iyo mibare bimaze kugera kuri 30%, ikagera muri 50% mu mwaka wa gatanu mu gihe cy'imyaka 10. Iyo mibare irakomeza ikagera kuri 70%. Uko gufunga imiryango ahanini ngo kuba kwatewe n'ubumenyi buke bw'ababitangije. Icya kane, ni ugukora utiganda. Hari imvugo ikunda gukangurira abantu gukora neza bakavuga ko bagomba gukora nk'abikorera. Ubu iyo mvugo iba igomba gushyirwa mu ngiro ku buryo bunarenze, kuko nyine uba wikorera. Nibunguka uzabyimenyera, nunahomba bizabuko. Kujya kwikorera bisaba kuba witeguye no gukora mu masaha y'inyongera, cyane ko ibintu byose biba ari wowe bireba, ku buryo bisaba undi muhamagaro no kubikunda kugira ngo ugere ku ntsinzi wifuza. Mu bushakashatsi bwakozwe n'umunyemari akaba yari n'umucuruzi ukomeye muri Amerika, Thomas Edison, yavuze ko intsinzi bigizwe na 1% by'igitekerezo cy'ibyo werekejeho umutima, 99% by'ingufu watakaje ugishyira mu bikorwa.
Icya gatanu ari nacyo cya nyuma ni ugukora amasaha ari hagati ya 12 na 17 nta zindi nzitwazo. Kwihangira umurimo bitandukanye na bya bindi wari usanzwe umenyereye aho ukora amasaha ari hagati y'8 n'10 ugataha. Kuri iyi nshuro ugomba kwitegura ko hari n'ubwo abakozi bawe niba ubafite bashobora kuzajya bagusigamo kugira ngo ugere ku ntego wihaye. Ikigo gikunze gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubucuruzi cya Harvard Business Review mu bushakashatsi cyakoze cyagaragaje ko ba rwiyemezamirimo benshi bakora amasaha ari hagati ya 60 na 80 mu cyumweru. Ku rundi ruhande ariko gukora bene uku ntibisobanuye ko ugomba kwibagirwa ngo igihe cyose ukimarire mu kazi, kuko utarebye neza nabwo gashobora kuguhitana. Ibi nabwo biri muri bwa bumenyi twavuze haruguru, kuko uramutse utagereranyije ngo urebe igikwiriye, nanone ushobora kwisama wasandaye no kutagera ku ntego wihaye. Uko gukora cyane kujyana no guhindura imyumvire bitandukanye na bya bindi wagiraga akabazo runaka ukagakuriza kakavamo impamvu ushobora guha umukoresha wawe yo kwisobanura mu gihe wasibye. Kuri iyi nshuro ugomba gutekereza ko nubikora uzaba uri wowe uri kwihombya. Ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko kugira ngo rwiyemezamirimo agere ku ntego yihaye bimusaba gukora neza, akiyambura ubunebwe ndetse akamenya no kwigenzura mu kugabanya ibimutera umwanya bitamwungura. Ibi bikorwa nibyo bizatuma na ya ntsinzi urangamiye igerwaho. Ndabashimiye.